yo waryo uri umufundi wize ubwubatsi urubaka amazu amataje za kadastre zose hanyuma ukaba uri gushakira akazi muri quartier yewe ni nko gushakira amata ku kimasa. Nose nyine ko byashize uragira ngo ngubwire nguki. Ariko wa mugore we rero nta ibintu byo muri uru rugo sinzi kabisa. Nyine se ngambwira ndebe ngiye kujya ku kazi turebe ko nzana amafaranga. Nyatana. Ariko byibuze ka ngubwira ibintu byiza. Waguze uwundi wa mufuka w'umuceri nk'ibisanzwe. Ese umuceri nawe uri mu byashize? Nyine none se sashisigaye nk'ikiro turi buryo uyu munsi gusa. N'amavuta ega biguriye rimwe. Okay ntacyo mbwira madam mbwira. Ni umuceri n'amavuta na gaze. Ibindi byo birahari. Zamboga twaguze ejo. Noneho wongereho na gift ya Oromide wibuke ko afite anniversaire. Buke? Wongereho na gift ya Oromide erega inkweto ze zarashaje. Uyu munsi umbwira ibintu kuri Oromide. Ejo ukambwira ibindi bintu kuri Oromide. Ukambwira ibindi bintu kuri Oromide. Ko bavuga ko urukwavu rukuze rwonka abana nka Oromide nzamukuraho ikiranya na yimwe. Ariko se nyine ni umwana wacu erega. Namwishyuriye maternelle. Mwishyurira primaire. Ageze kaminuza. Nyine ikibazo nsicyo. None se azagende yambaye ibirenge ngo niki? Ugomba nyine kumwitaho umwana wawe inkweto zashaje ugomba kumuguriza. Ko ababyeyi barabyara. Kubyara umwana no kubyara isoko. Ni isoko gute? Umwana byose Oromide. Nk'ikira gihungu cyawe gifatamo nki. Erega no umwana wawe. Ese ubundi hano muri uru gakora iki? Umuntu yageze kaminuza akagera hayisoza ko ibintu byose biba byarangiye n'imyaka iba yamugendanye. None uravuze ngo ushaka kumwirukana. Reka nkubwire rero wa mugore. Kumvikana naragushatse ntiwanshatse. Sibyo? Kuba warabyaye uriya mwana ntago bisobanuye ko ngende umupagasi we buri munsi kugeza abaye umusaza. Ubusange ko nshaje n'indi umupagasi. Nyine werega wowe warakuze nyine ntago arakura aracyari umwana. Haguruka ufata inzira rero ujye kumushakira. Oya. Nta mwanya mfite wo kurirwa nshakishiriza iriya nyana y'imbwa n'irwo. Ngaho imereza amafaranga njye kuzimugurira. Amafaranga njye kuzimugurira. Ese ubundi ari? Nyine yicaye hariya muri salo. Ubari muri telefone pe. Telefone. Ariko reka nkubaza ikibazo kimwe. Niba umwana arangije amashuri ari umufundi, yagakwiye kuba ari ku mashantiye nk'abandi, akazi yo kabuze ujya ku ndege. Urumva? Urabizi ubuzima twabanyemo. Ariza ararangije nta kintu ari gukora. Ejo bundi imvura igura byibuka. Aza kumbyutsa ngo nze murebere mu cyumba cyiwe. Urabyibuka? Iki gikone ejo bundi Tade yaza kucyubaka. Ntago uriya muvuna muheto yari yicaye mu nzu. Ariko uriya aracyari umwana no se ubugira ngo niba mfite umufundi mu nzu, ntaba nishyura abandi bafundi ku ruhande. Minerivare natanze niyi. None se wowe waramwishyuye yanga kubyubaka ubundi. Ariko bangira ngo ntibagorwa. Nishyuriye umuntu nge no kumwishyura. Umvura n'umwana wanjye ntukavugerera ayo magambo ngiye rwose. Kankubwire rero wa mugore we. Uyu mwana araduteranya. Aduteranya gute ariko aracyari umwana azashaka akazi yitonze. Oromide akora iki muri uru rugo? Nyine agomba gutuza mu gihe atarabona akazi. Nuse uragira ngo azajya ihora agenda naguzi ko nagiye kumushakira hahandi mu mashuti banje bakambwira ngo nikaboneka bazamugira. Wajya undekera umwana. Nkurekera umwana. Aracyari mutoya ntagaragera igihe cyo gukura ngo ajye mu kazi. Ariko uziko reka nkubwire jana. Uziko hari nawe usigaye hari ufite ikibazo. Aracyari muto. Aracyari umwana. Aracyari muto. Yego. Ubu Oromide urahamya ko akiri muto? Umva ndekera umwana. Umuntu agize imyaka 20 na aracyari muto. Ese warongo ufite ingahe? Njese erega ni ngewe nagari Oromide. Harya ngari muri sare. Oromide! Oromide! Wajya uhamagara umwana ariko gahoro. Kanje kumukurebera basi. Nukurera abajeyi. Wakubona uraho wagira ngo hari n'ikintu utanga mu bana.
Shora mde. Bite byawe. Sawa vi. Uri mu nzu ukora iki se? Nicayemo nuko nari ndi ku mbuga nyine ya rutuntu nari ndi kuganira n'abantu benshi. Ku mbuga? Akora mde reka mbaza ikibazo cyo. Urugo rubamo nk'iki? Rubamo nk'iki? Ndakubajije uru rugo urubamo nkandi urubamo nk'iki? Rubamo nk'umwana wawe. Ibyo gusa ukumva bihagije rero. Sinzi ibindi bintu ushaka ariko ngiye gusa nzi ko mpari nk'umwana wawe. Isoro mde ugize imyaka ingahe? 21. Urumva ntari gushije? Iryo si ishyano mu rugo. Sivi wabaye iki? Umuntu w'imyaka 21 urangije kwiga wakabaye uri umufundi nk'abandi uri ku mashantiye uraho uryamye mu nzu iyi nzu nyubako wari uhari. Rero kanjye ngubwira vi niba nibyo ngibyo umamagara hari ibintu mbona mvu dushaka kuzatuganiraho neza. Cyo twubahana ndakubaha ariko ushatse kumbwira ngo mu 21 ngo ndangize none se bakazi nagakure. Urashaka kujya ugena ibyo tuganira. Ntabwo mbigena. Wavuye muri iyi nzu ushaka akazi urakabura. None se akazi kazizana muri iyi nzu kaze kakubwira ngo Romide ngwino ujye kunkora. Papa buri kuri internet. Internet nyabakize. Kuyibaho ukurahi. Ngiye nyibomba nkurikirana amakuru yose urubyiruko rwabuze akazi urubyiruko turakennye ku rwego rwa nyuma rutabaho. Nawe urukumbya ngo ngiye gushaka ndagashakira ise. Kaundangira akazi. Tambeshye. Okay reka twemereka ko mu gasozi kabuze. Nakaha mu rugo ukora iki hano mu rugo? Nta byombo woza, ntukoropa, yewe ntufasha uriya mukozi kufura. Nta kintu na kimwe ndumva nyoko ntiyagutuma inyanya dore ko nawe kurera abaje. Ukora iki ahangaha nicyo kintu ndi kukubaza. Nawe jyo nanye barase. Ukora iki hano? Ndi mukuru wambona njya guhaha inyanya ngana gutya narasoje kaminuza narize secondaire na primaire byose. Kandi nyamara kakubona uzirya muhungu wanjye. Agenda nawe kubuganire nawe usubwa inyanya. Mera bagomba guteka. Hanjye nkarya ntabwo ese Romide ejo nta nkweto uzabaza. Ese iyo internet ukoresha ivaye? Ese amafaranga magana ngaye mama bamara n'amara. Okay noneho guhera uyu munsi rero twumvikana. Guhera uyu munsi iyi saha n'uyu munota. Yego. Byibuze fata iki cyumweru. Ugure internet yo muri rugo. Azarakaza ngira ko cyakoze nawe ngiye ujye unamba. Uranyumvira abahungu. Uranyumvira unaradyaye cyangwa naherekeje abana. Nta kazi ugira akazi wakaburiye he? None se urumva kare uri kumwe ngo ngure internet mba ni mu rugo nta nijana ujye unamba. Hagurutse ujya kwiga, haguruka ujye no gushaka akazi. Turumvikana. Karavayise. Haguruka ujye gushaka akazi ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye. Okay. Turumvikana. Mpamagarira abantu muziranye ntacyo ngi gukoko. Ako nakurangiye kwa Siriro ko waragakoze. Kwa Siriro sayemba. Siriro abakoze n'abantu bari hasi. Romide reka nkubwize ukuri. Abafundi bajya ku ndege, abafundi bajya ku mashanti. Uyize igifundi nibyo wahisemo. Shaka akazi ukore. Ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye. Vie none ungiye kugira ngo ujye unakomeza nabizi nejo wazabiza. Tujyane none cyose kandi wanyama. Ngiye ndangira ku kazi uri kumbwira nure ko nagakora. Romide vayo. Ngiye nimbura akazi murangira. Urababuza ubura n'ikiyede. Fata inzira tugende. Ako shaus ko wigize umuntu ahangaha kiyede ngiye nizi n'ibintu kugira ibyemere nibi byo kurya ndabyandika nyuko banje guhangana nawe. Cha ahangaha tugende ujye kurya. Nawe vinga wambwira ngo nibyanjye byanjye bya gisore ngo ndi umunebwe imbare twagende hari akazi nabonye. Ariko Romide ubaka kanyu numva unaniwe tugenza ahantu hangana iki ku byo wumva ko twabuze akazi. Tumaze iminota irenga 30 tuvuye mu rugo. Iyo minota 30 twavuye mu rugo sangaye. Ngira ngo twavuye mu rugo sangaye ngo icyo ngiye nakubwira cyo nuko ibintu mba nkubwiye ngiye mbifitiye amakuru. Urubyiruko twarakennye twabuze akazi. Akuzi kari ukubona igihagararo n'umutwe gusa. Nese ubundi uragira ngo nitugira naho tukabona uhita ugatangira. None se icyo kibazo njya nkubwira wowe umubyeyi. Ugomba gushaka akazi kugeza ubonye akazi uzakora ejo mu gitondo. Jewe ikintu dupfa ni kimwe nuko umbwira ngo wanze kujya gushaka akazi ngo uryamye mu rugo. Nge nakubwira akazi karabuze. Niba unshakira akazi uzabwire ba Muyomba bafite ahantu heza bazanjyaneyo. Bankira mu biro nkajya nicaramo ngabakoreshiza machine. Abahungu baragwira abo ba Muyomba wirirwa uririmba ukagira ngo kuri Minerval ari wigeze ama n'igiceri cy'ijana. Si famille si famille. Urumva uzaba ku bwa famille. Ku bwa famille nyine. Ese umuceri ninjiza mu rwari ya buri kwezi ubona ari bangaye banzanira umuceri muri famille. Nyine nuko bimeze. Nutirwanaho nta uzakurwanaho. Cyane jure ka mbe nguma mu rugo nyine mbe ndyamye ubwo ngubwo ningira amahirwe nkabona umugira neza umakazi nzajya kugakora. Nje naramubona ndeka rero niryamye. Urumva uzamubonera mu rugo uryamye. None se zabaye kuko kuri internet wenda bari n'abakobwa tuganira kambye ati Mungu wanjye ejo uzaze ngutemo akabangura icupa najya mu kabari nahura n'umuntu wenda akabarambye ati wizi biki nkaba ndabimubwiye abo nabona akazi guru. Uzi n'ikindi se ahubwo uzi ko bitewe n'amajoro urara mu gihe utarabona akazi nkeneye kuzongera kumva unyinguzi wanjye. Ujye ushaka urara. Papa ngiye none ahubwo no muri weekend igiye kuza hari umukobwa w'inshuti yanjye
yandangikira ko cyo kuzajya hostinga igenza hostinga nini hostinga nibiki hostinga nyine ibintu byo muri club n'iki nyine nkagenzana abantu bakanywa amayoga nkanyishyura ibyo ngibyo nabyo ngiye numva bizananunga agera nuko nzongera ukajya gukora mu kabari se ntago ari uguseriva no kuzajya hostinga abastari bakaza nakoresha ikirori nyine tugatwika agashya umufundi muzima njye nari igifundi ukajya gukora mu kabari ariko Romide unywa iki bundi muri iyi minsi usigaye unywa none se ndajya kubaka amamashini numvishe ngo n'amarobo agiye kuzajya yiyubakira ubwo se ibyo twize bituma ari iki Shaka tujye gushaka akazi. Ngazi zidi wakuve ngege na Shaka tujye gushaka akazi. Je nagendeye ngiye narushye n'ukuri kw'Imana. Ngiye ngo tujye gushaka akazi hamagara Muyomba n'ubundi akurusha amafaranga. Afite amafaranga menshi ari kugereza umuntu ikigeragezo. Muraho. Yemwe. Kaho neza. Yego. Yemwe. Ko numvishe numva muganira ku bintu bijyanye n'akazi. Urakomeye. Mwiriwe ma. Itese. Ni byiza. Kuri hano wenyine se. Mbe niyicariye akazuba ngo numve ukuntu bimeze. Itese. Ni byiza. Ko amaze iminsi utadusura. Bamaze iminsi ndi mu mashow menshi twasohotse twagize ibiki. Uramidese arahari? Uramidese arahari? Se ngo yamujyanye kumushakira akazi da? Yabonye akazi se ntiyambwira. Oya ntabwo yakabonye yamubwiye ngo tugende ngujye gukora ikifu. Ariko rwose. Ariko umugabo wawe nawe arasetse. Oromide akora igifundi. Yego. Uriya musore nizi. Icyo nzi kereka nkubwire. Atari TikTok, ukumva? Nyine bino bintu bya social media kuko utuntu two kubyina mu mashow twasohotse mu biki byarabishoboye. Ariko igifundi ntacyo mwijeje. Sinabibwiye se shakananira. Uriya mwana wanjye ni umunebwe nanjye ndamwizi. Uzi ko no guteka nta nibyazi ubusubu. Ngo ahubwo itafari rimugwire mujyanye. Ye baba we namwicura mugabo wanjye we namwica. Ese kutamubwiye umubwiye ati umwana wanjye ashoboye ibintu binibi. Mwana yanjye sha. Papa we sarakumva ngo gute ngo umwana yarangije segonderi ngo yamwishyuye kaminuza ngo akaba cyicaye mu rugo ngo ndamugize baje ndatereka umwana wanjye aracyari mutoya. Kandi aracyari urubyiruko ariko mureka mujyane. Ntacyo mwijeje ko nta n'igice cy'umunsi yakora. Jesus. Ndebera nawe umuhungu ngana gutyo utagira akazi. Ndebera cyaba ari igisebo. Uyu muhungu yirirwa mu nzarya. Yirirwa kuri telefone, internet ndagura igashira, umuceri ndagura ugashira, amavuta nkagura agashira. Menya n'umugore wanjye ahari sinzi si by'iminsi byateye se yewe musore. Hase ubundi ashaka gukora akazi kameze gute? Uyu mushaka akazi kameze. Uyu muhungu wanjye ngo ni engineer. Narishi amashuri n'umwubatsi. N'umwubatsi nibyo byaje. Uranandu tunanyumva sibyo. Kinize kubaka. Akazi karabuze virwa nira ndi ngo ngiye gushaka akazi kandi akazi ntaga. Nge ndashaka kuzana nikorera ibintu by'imiziki ndashaka kuzana na DJ. Mutera hindu. Uri gushaka akazi k'ubwubatsi. Ubwubatsi kandi ntaga Riviera yaranzanye ankuye mu rugo. Muka muri iyi quartier. Hanga. Yo! Ngwaryo uri umufundi. Wize ubwubatsi. Urubaka amazu amataje za kadastre zose. Yego ndabizi. Hanyuma ukaba uri gushakira akazi muri iyi quartier. Oh! Yewe. Ningo gushakira amata ku Kimasa. Ese muzeyi ntago bubaka. Uba hanze wo. Hano. Gose hano akazi gakora wabona naka kanya wambwira ngo uragashaka akakanya ngo ahita ukabona. Ngaho sikandangire basi murangire ndebe ko yabiri washumba. Akazi ubushumba ubaye wabasha kuragira neza cyane. Ahangahe ngo tunazigurira ubushumba kuragira inka cyo gusobanura kuba pasteur. Kuragira zabari inka zabari ihene zabari intama nabingurube barazifite rwose zikeneye abakozi. Naho ubundi kuvuga ngo ubufundi. Yemwe. Musore. Umunsi wumvisha ushaka akazi k'ubufundi. Yenda umukomisiyonere wahangaha bazaze bakunzaniye n'amasabira azagira utarabona akazi. Vie. Buri kumwe n'ikimari mari cyawe. Urumva umwana wanjye yaba umushu. Ni ikiri mari manono nimba atabasha kugakora se tubigenze gute. Bareka nkubwire. Yaruha ariko ntiyaruha akavuna. Nta guteze ku umushumba pe. Sha, ngenge ka ngubwiza. Waharuha wagira ute? Nanjye reka nkubwiza ukuri napfa bakankingura bakampamba ntimuzaze no kundeba. Akujya ngo ngiye nkora igishumba. Ariko urishongora. Tugende ujya gushaka akazi ntabwo birangiye. Ntabwo birangiye tugende ujya gushaka. Ngiye kujya kurya numva no mu ndana. Akoromide warambyaye cyane arakubyaye. Nuzi utugiye ngo tugende. Ngere kugenda tugende ujya gushaka akazi. Fata inzira tugende. Baka ukabonye wowe. Ninakabona nakoze ko umugushyiritsa ku manywa yawe. Aha ni bibazo ahubwo none subwo. Katuri gupanga ya anniversaire. Ndabizi. Ahubwo se bigeze.
tubigeze ku musozo ahubwo narinje ngo tuvugane mfite ahantu habiri twazayikorera nendaga wenda ngo mvaga ko ndi bamusange ngo duhitemo aho twazayikorera cyangwa nawe ariko twanabiganira uzaba uhari se njye nzabamara ariko urabizi se tubimubwiye no guhita umva ducamo kabiri ntabwo mwabimubwira none se ko cyagiye ko avugaga ngo uzamubwira ku bya gift ye kandi ntiyabimubwira ariho byahereye ibyo byose avuga ngo nagenda mushakire ngo akazi ngo yere kumwicarira imbere ubu ariko ngewe nta kibazo nzamugurira nyine n'ubundi gift nashaka no kumugura naringiye kugira ikibazo ko twebwe tuzamuha gift nabone na gift y'ababyeyi be kandi uzaba uhari oya reka nkwereke rero sibyo ndabizi rero urabeze ngenda ashaje ndi umukecuru njye ntabwo nzatinda umuntu ushaje yambara gutya umva ngomba kuguhitiramo akanzaza wambe kuko hazaba hari abantu benshi bo mu rungo oya uzajya umenya ko nabyaye ndi muto ku buryo uzaza kuduse uragira ngo bazamuseke ngo mama we ngo ngarijabiriza ibiki ngomba guhitamo akoze ko n'ubundi nawe ndakwizera urabishoboye ndabishoboye ariko iyo ngiye mu bana ngomba kwerekana ko ndi umubyeyi hariya mbabariye okay nta kibazo noneho aho hantu njye ndumva waza kuza kugaruka urumva Oromide yaje tukareba ukuntu tubivugana tugahitamo nyine ahantu urumva tubipanza adahari uramuzi nawe yumva nabona ndaza no kumuhamagara ubundi uze kumuhamagara telefone ariko yayisize uze kumuhamagara namwe muramugora umva ko mbanze ngerara n'umundi naringiye ubwo ninza kugaruka sawa turabivugana sawa nta nubwo nzongera gutiza ibikoresho byanjye Murezi namuhaye irati nta bipfumure biriho umuniga aragenda ashyiramo imisumari none ubu nsigaye nihagarika ku ndege bakagira ngo naje gutega inzu igiye kugwa ibaze yuko ngiye mu Rwanda nta n'igituye nasizeyo sinzi uko wari bubeho bipapa bibamera kabisa ahubwo ntago muzino byambaye ejo bundi nkorera uduceri mfite wa gatanu mvuga ngo kwa gatandatu ndajya kureba match ya Kiyovu ibintu byayibayeho ahubwo mfite amakuru yuko ngo musigaye murya ngo imisumari ngo na sima z'abakire niyo mpamvu batakiduha akazi abajene bimeze neza se ndabonye ndabitemara nta mikino mba mfite ndabonye ndabitema bakabisa chore abahungu nawe uje mu kazi se kuko nanjye bakazi nka remote ubu tuvugana tuzatoha abantu umunsi ku wundi ariko uri mushyashya ndi mushya kabisa imihini mishya mu kazi ko ndi mushya ariko tuzumbe ngo ipiki nshyashya itino rishyashya urumva reba inyundi maziye mu kazi sha nta n'isoni ugira wowe ko nanjye ndi mu kazi natwe turi hano twabuza akazi nawe uje mu kazi kazi se kajya kabura hanga ku ndege iki we turagafite ntago tugasanga amasaha nawe uje gukora icyanga kazi se kabuze sha patron engineer kabwana sese kakwana engineer wa kazi yabo murabizi komera cyane ubuse kandi we uyu nguyu ni mushyashya ubuse kandi nawe ngo kuko ndi imashini ityaye mu kazi ndi mva rata stop yego rata nari mfite akazi ukuntu gateye rero urumva icyambere ni amabuye muri fondasiyo no kumena beto ya dari no kubaka ibuye nabyo nose ntabwo umusanga mukora akazi kwibuyeho rwose urabizi yuko ikize hirati ariko boss umva nawe ikambo ni byoroshye ariko mwamwumvishe ngo ni byoroshye cyabana ko kazi none se ukamaze kubaza wowe uburambe ufite mu kazi nubwo igihe kingana iki mu kazi kazi wenda uburambe bwo kuko nabyize mu ishuri twajyaga dushushanya uburyo umuntu akora fondasiyo ibintu byo wenda umushyira mu wabyize uyu ni mushyashya ni abanyeshuri urumva batakabona umva mbabwire rero tudatinze mu mirimo ntibabyize mu ishuri yego okay stop wowe nawe muco imbere tugenda kandi warabyize oya naje umunsi ko nabize nawe urashaka ngo nkujyane mu bandi ndashaka kutujyana ntiwabyize mu ishuri yego ntiwaje uyu munsi komeza uhagarare ishuri zaguha akazi none se kuko nazanye ibikoresho byiza se nyine bigumana aho ngaho ikibazo sharika nkubwire nimba ushaka akazi urumva uze kuza muri stage nka saa 11 z'ibure minota nka 30 aho ari gusa cyangwa amakazi ariko wagiye ishuri kaguha akazi kanisubire mu rugo akazi ko nakabuze ahubwo se amatafari wanzaniye n'ibyo biro vye biro shawarma de
umva surajya yese umva hano. Uvuye se musore wanjye? Uvuye ku kazi. twongeye twaresha uvuye mu kazi ubwo noneho. Amatafari se yavuye vivi. Udutafari n'utwo maze guhaha dore ndagira ngo tuze kudukoresha. Umva sizana rero kubiciruzanye nyine zanaho makeya umuntu abahereje mukecuru ajye gukora. Amafaranga. Ku mafaranga uzanye zanaho makeya. Urabona ko niriwe mu rugo nawe nari mfite nayaguza amatafari. Naguze we naguze akazi uburyo kabuze. Nazindukanye ibikoresho saa 11 sinari nagiye isubiza. Ariko bahungu bakobwa mu byaro mu gahinga. Uyu muhungu nzamukirene ngo akazi kagize gate? Karabuze ngiye nagiye mu. Wabyutse sangahe? Nagiye saa 11. Ugarutse sangahe? Se ko umukire wa mbere yaje gushaka abakozi saa 6. Ugarutse sangahe nicyo ndikubaza. Saa 9 nyine. Saa 9:29. Izi saha wagiye izo saha ubura akazi, uragarutse nta kazi, ukumva uzabahute. Vinjene nitare ngo nze kurya nese ko akazi nakabuze ngiye nagiye saa 11. Umukire wa mbere yaje saa 6 kandi nabwo umurongo narindiho singiye uyafasha abakozi bane kandi twarengaga bivuze ngo abo mwari kumwe babonye akazi we ntiwakabona. Mba naje nyuma ahubwo. Kibibaza nawe. Bikava ku iki ufite ibikoresho kandi bizima? Mama kikubona ifite ibikoresho abandi bambushaga imbaraga. Ariko rumide twumvikana. Wabyutse saa 11 ugarutse saa 9. Ayo mahirwe abandi bafashe utafashe wayaburiye. Ufite ibikoresho bingana iki byakubije gufata amahirwe nk'uko abandi bayafashe? Ariko biye tujye tuvugisha ukuri nakubwiye ngo iki sinakubwiye ko akazi kabuze abantu bagakeneye ni benshi. Niba umukire wa mbere yaje saa 6 z'amanywa twarengaga abakozi 25 ku izina ry'Imana ahitamo abantu bane ubwo abandi 21 bishwe n'inzara ngenda avuga ko mfite no mu rugo kanita yenge kurya wenda ariko jana rumwe kuko ufite mu rugo. Ubu se abazanye amatafari ntago ari akazi bakoze. Nyine ubwo amatafari urayishyire ko mbona amatafari ari na menshi ahubwo. Ariko rumide uzi n'ikindi reka nkorohereze. Ejo ntuzagira ahantu ujya. Turumvikana? Ubwo numva se kanjye kubika ibikoresho. Itonde tuza. Ejo ntuzagira ahantu ujya ari kuzakora. Ejo uzakora wanze ukunze. Turi kumvikana? Hanyuma amafaranga se vie. Ntabwo uzarya. Zaguhaye amayinite. Cyo koze ninkubera intwari. Ikintu nshaka rero. Urabona ko naguze udutafari. Ndimo mbara ngo ndebe ko bari abahungu nabo ntacyo bariyemo dore ko nabo bigize ingegera ku mbaraga. Aya matafari ugomba kuyubaka kuri la douche. Ejo ruriya rukuta rw'inyuma kuri douche rwubaka rukarangira. Turi kumvikana? Ngiye nje kubaka urukuta rw'uza akazi hano karahari. Ukazangura amayinite. Ahubwo uzi n'ikindi se? Genda mu rugo. Mbikira. Kanzana agasima hari ahubwo nibyo turabyanzuye. Nta mpamvu yo gutunga umuntu w'inyana y'imbwa mu rugo sha. Ugakore wantu kumva. Kanzana agasima hari. Nongeje nzagwima nje mu kazi nzindutse.